ngira ngo mwari mwamaze kubona amakuru atandukanye y'uburyo RIB noneho yamaze gushyira umucyo ku byavugwaga ku ifungwa rya Fabrice umuyobozi wa Ferwafa. Ni nyuma y'iminsi itari mike yigera hafi ku cyumweru cyose inkuru zicicikana mu bitangazamakuru zivuga ko Shema Fabrice wari umuyobozi wa Ferwafa n'ubundi aracyari umuyobozi nubwo afunze, bivuga ko afungiye sheke itazigamiye. Ni muri urwo rwego rero abanyamakuru ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byagiye bigerageza gusesengura ibi by'iyi nkuru, bikagerageza gucukumbura no gushakisha amakuru arenze kuyo RIB yari yatangaje, ndetse bamwe bakagenda babihuza n'umupira w'amaguru bavuga ko uyu Shema Fabrice yaba ari ukubera ibibazo afitanye n'ikipe ya PRFC. Ferwafa muri rusange murabizi ko umubano utari umeze neza hagati ya Ferwafa n'ikipe ya PRFC bitewe na Super Coupe ndetse n'izindi reclamation PRFC yagiye igaragaza ivuga ko abasifuzi bayiba, ndetse ivuga ko nyine Ferwafa itayibanira neza nk'uko yakaba yifata nk'umunyamuryango wayo. Ni muri urwo rwego rero abanyamakuru batandukanye bagiye bagaragaza ko iyi PRFC ishobora kuba iri inyuma y'ifungwa rya Shema Fabrice, ariko noneho ubu ngubu byagiye ku mugaragaro mu kanya gashize nibwo RIB imaze gutangaza ko yamaze gushyikiriza dosiye ya Shema Fabrice mu bushinjacyaha, igiye kumushinja ko yaba yaratanze sheke itazigamiye. Gusa icy'ingenzi ntabwo cyari icyo ngicyo, ahubwo icy'ingenzi nuko RIB yatangaje ko ibyo afungiwe bya sheke itazigamiye nta hantu na hatoya bihuriye no kuba Shema Fabrice ari umuyobozi wa Ferwafa. Ni ukuvuga ngo bishingiye kuri business ze zisanzwe, aho asanzwe akorera. N'ubundi murabizi ko ari medical supplier, ni umuntu nyine ugenda utanga ibintu by'imiti, ugemura ibintu by'imiti mu mafarumasi atandukanye arangura hanze, ndetse akaza akagemura mu mafarumasi n'izindi business zigiye zitandukanye. Bivuga ko rero amafaranga arenga ibihumbi 600 by'amadolari ashobora kuba ari byo yaba yaratangiye iyo sheke, bivuga ko nyine yaba yarayitanze itazigamiye. Ibyo ngibyo rero nibyo akurikiranyweho muri iyi minsi, ndetse akaba nabyo navuga ngo bimugejejeyo. Ni ukuvuga ngo RIB ahangaha irakoze cyane kubera ko ishyize umucyo ku kibazo n'ubundi cyavugwaga. Ubusanga cyari cyatangiye guhanganisha abantu, by'umwihariko abanyamakuru. Abantu batangiye gufata impande, bamwe bakijandika bagasobanura ibintu bitari byo, ariko mu by'ukuri RIB igaragaje ku mugaragaro ko nta hantu bihuriye na Ferwafa, ndetse ntaho bihuriye n'umupira w'amaguru, ahubwo ari ibyo muri business za Shema Fabrice by'umwihariko. Ibyo ngibyo rero binaje nyuma y'uko byagaragaye ko Super Coupe igomba gukinwa, ndetse igakinwa n'amakipe 4 atarimo ikipe ya PRFC. Ibi ngibi ni skandal, ndetse ni ikibazo gikomeye cyane kuba Super Coupe igiye gukinwa hatarimo ikipe yatwaye igikombe na kimwe, yaba icy'amahoro yaba icya shampiyona, kuko byose ni PRFC yabitwaye. Ndetse iyi kipe ikavuga ko itazigera yitabira Super Coupe, ndetse ikavuga ko yateguye ni ikiganiro n'itangazamakuru kugira ngo iyi kipe igaragaze uruhande rwayo ndetse n'ukuri kwayo kubivugwa, yaba kuvuga ku mubano wayo na Ferwafa ndetse no ku mubano wayo n'abafana. Mu by'ukuri bitewe n'uko muri iyi minsi iyi kipe itari gukina neza, ndetse bigaragara ko n'abafana bamaze kwigumura, bamaze kugaragaza ko batishimiye ibyo umutoza akina, ndetse ku bwabo ahubwo yakabaye yirukanwa. Kabashimire rero, turagenda tubageza update, mutegereze n'ejo tuzongere duhurire kuri iyi YouTube channel yanyu, ndetse tujye tubagezaho amakuru ya sport.